arayitsamura ku byo wagezeho hano mu gatuza urumva nawe guhora witsamura umutwe kurya mu gatuza ukumva neza agiye guturika none aryamye atangiye kujya rota mbese mugabo urumva ngo yaryama ninjoro akarota ngabo amuri kumuniga akarota ngabo ngo kumutera kuri ibyuma nyine umva umukobwa arahamuka noneho yakandikira ngabo ntamusubize nyubace y'iminsi mike aza kubona ko ngabo yamuburotse banyandikira ngatepi umukobwa wagiye gushakana ni umukobwa tuziranye neza yari storytime with baby. Oh my goodness, you're welcome. Sit in the word. Hi guys, how are you doing? So it's story time again. Amazina yitwa Deborah Ntwari cyangwa Deborah Imvasenga. Amazina ababyeyi banjye banyise. And I'm a storyteller. Ni inkuru je kuba hano kuri TikTok. I mean kuri YouTube. Akenshi nkunda kuvuga inkuru kuri TikTok, but we're going to change. We're going to come full time on TikTok. Yeah, so guys, you're welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe and don't forget to share, to tell your friend code the bimuche kuri YouTube. So you are welcome. Yeah, so story time must be gutya numwana umukobwa nyandikira ngadebi. I don't know for sure if inkuru ari ukuri, but ngiye mvuga inkuru akenshi abantu banyandikiye nizo nandika nshaka kuzivuga, but this time around yongeye kuvuga niyo umuntu yanyandikiye. Yeah, this is what happened to her. Yambwiye Debbie ntabwo nari nzi ikintu cyonyine nshaka kumfasha muri ubu buzima, gutuma nyine mira neza amafaranga, apana urukundo, apana ikindi kintu, amafaranga. Niyo mpamvu nanze umuhungu wankundaga gasanga umuhungu ujye kunyangiriza ubuzima. So story time. How are you? How is everyone? Yeah, you are all welcome. Story time yashimeza gusa umwana nanyandikira ngo Debbie umeze gute every time nuko ntangira mvuga ati abantu barambwiye umeze gute uko mashaka ko mumbaza se Debbie umeze gute. Yeah, so kana kugaranya ndikiye rambwa Debbie nashaka gucyoza cyanjye kimeze gutya. So ndumwana w'umukobwa w'imyaka 28, same age as mine, kaba ndi umukobwa wakuze mba muri famille itishoboye biraho nyine nta bintu byadanje. Noneho nkura mezi neza ariko ntabwo twaburaga ibyo kurya, ntabwo twaburaga ibyinzi, ariko I wanted more. I wanted to be rich. Nashaka kugira amafaranga, nashaka umukobwa w'ikire, nashaka kuba igitangaza, nashaka kuba everything, you know. Abakobwa namwe muratuzi, ariko nkaba nafite umuhungu wankunze kuva cyane afite imyaka 19 kuvuga Eric ntabwo ari umuhungu, iryo zina ndakingiye kugira ngo tugire umuntu ukomeka. N'amazina y'umukobwa ndayazi, but turabihiye amazina ndayahiye. So Eric ubwo yaramukundaga ariko umukobwa ntiyabyumvaga, aramwategereza tuzabana, things like this, ibintu byose. Umwana n'icyo gihe yarangiye muri kaminuza afite imyaka 21, yamaze imyaka akundana na Eric akundana Eric ambwira tuzabana nta kibazo. Eric atangira kubona amafaranga atari menshi, nyine abahungu Kigali namwe muri siko twishakisha hano hariya wishakisha ushaka amafaranga. Eric rero akomeza kwishakisha uyu mukobwa rero wenda katumwite umwari. Yeah, umwari rero akomeza nawe muri ubwo buzima aza kubona akazi muri hoteli, aravuga ati baramuzi bumva bakoresha shift, ariko ati ngenda shaka shift ya ninjoro, kubera ko yarazi ko abantu benshi bari bakire baza muri hoteli shift ninjoro cyane cyane abantu haje kuruhuka. N'ababa muri hoteli baza kumanywa n'abantu babaza basohoka bagenda, ntabwo ari abantu baba bari kubaza buri baba bari aho ngaho. We rero asaba ko bamuha shift ya ninjoro, mose dushaka kwiga no muri kaminuza for any ndabishyuraga Minerval Eric. Yeah, umwana aho ngaho rero akomeza muri ubwo buzima akora nyine shift ya ninjoro, abantu bakaza bite perfect henze, abazanye n'abagore babo, abazanye n'abaside chick babo, abazanye na everything. Umwana kabiri yuko gatishaho no bari kubaho ubuzima pe, I wish I can be one of them. Bibaho ngaho ati umunsi umwe haje kuza umuhungu ushaka kuza kumwita nkangabo. Yeah, reka tumwite ngabo. Haje kuza umusore mwiza muremure mwiza pe, akusema ko atari umunyarwanda kuki tumwe no ntago ari umuhungu, actually no muri East Africa. Yeah, katumwite ngabo nubwo atari umunyarwanda. Umuhungu araza ati twahuje amaso gutya numva shift like something in me shifted. Naramurebye numva ndatangiye kubona umuhungu mwiza umeze nkawe arandeba ati nari umukobwa ukora na vernis y'umutuku, iminwa itukura, makeup on top. Ndakubwiye ngo makeup zose nshya ziza ninjye mu ntambiro abanzaga kuziga gucora tiro everything. Yeah, arandeba arambwa oh my goodness, bari bavuze ko mu Rwanda abakobwa beza, but you bashyize hano aya masaha. Oh my goodness, they knew what they were doing. Ni wo mukobwa mbere mbonye isa neza, umukobwa araseka ati okay, which room?
did you book or you want a room? Like, yeah. So please, before I go, no need you kuryama, bro. Can I get the key? Can I get your number? Not the key, please. Yes. Yeah. Can I get your number? No. I don't. No. I'm working. It's not professional. Okay, tomorrow then. Tomorrow morning before your shift, I'll be here. This man, he smelled good, he had money, he was tall and handsome, and most especially apart from Uganda. You know how our koga benshi abanyarwanda badakunda umuhungu w'abanyarwanda kubera ko umuhungu w'abanyarwanda ntabwo muzi gutanga igiciro. Is it true? Actually it's true. Yeah. Umukobwa rero umuhungu aragenda arazamuka agenda rero we Eric we yahoraga muhamagara Eric ngo yamuhamagara mbere yo gutangira shift hagati muri shift n'injoro kugira adasinzira cyangwa iki mu gitondo ndakubwiye ngo umukobwa ngo Eric yaramuhamagaye iryo joro kuwitabira muri nabwo ati no I'm thinking about ingabo ibintu byo kuvuga ngo nitabira Eric I don't like urumva tibwarakeye ngeze mu rugo sanga Eric nyine yari umuhungu uruza kundira kenshi aramase n'injoro kwanze kunyitara ndambwa was so busy hagura n'impari things like that. Okay, whatever. Anje tambwa seri ubona ubuzima turimo buzatugeza kuki arambwa baby but I'm working and you are working twese twashyira hamwe amafaranga ukorera tips rimwe na rimwe ubona nanjye nkorera twashyira hamwe turakora ikintu cyazavamo umukobwa aranje arambwa sheri ndagukunda ariko this life is not easy. You get, it's not easy for me, naga really easy. I don't know what I'm supposed to do. Umuhungu aramurira ati baby, I'm kissing and I'm gonna baby listen to that show. As long as njye nawe turi kumwe, we will make it work. Sorry. Yeah, we'll make it work. Okay. The next day, remember ko Pungabere yamubwiye ngo ndaza kuba mpari ndaza kuba ndi kuri lobby mu gitondo. The same thing he said, he was there. Saa 12 za gitondo the guy was there. Ari gusaba nimero. Umukobwa araje aramuhereza, amaze kumuhereza. Umuhungu ageze mu rugo akajya yamwandikira ibyo bibazo byose yibajije Eric kwa ko yaraswe yabonye undi mutipa amusabye nimero kandi abona he's so cute handsome money. Yeah. Umukobwa rero atangira nyine ngo Eric kimara kugenda atangiye gucata abwira ngabo I have to sleep please. Yeah. After sleep reka turaza kuvugana n'inkanguka niho nkiva muri shift yanjye turaza kuvugana don't worry ndaza kuza kuba mpari ku kazi nimugoroba. You can even come to the room and talk to me. It's fine. It's okay. Yeah. Yeah. Umukobwa rero ngo mu gusinzira guess who was in her dream? Ngabo was in her dream. Iyi nkuru mbabwira ni nkuru banyandikiye by the way nuko mbanyivuga gutyo ariko ni nkuru banyandikiye. Ninde muntu rero mu nzu y'umwana w'umukobwa? Ninde? Ni Ngabo. Mu nzu y'umwana w'umukobwa ariko mukora ibiki? You know what? Umukobwa byitse aravuga ati Jesus, am I in love? Is this love? What is this? Ibintu bijye ngibyo umaje nyine nimugoroba mugasubira ku kazi mugusubira ku kazi yagiye kubona ngo baraje aramubwira so did you dream about me? Remember ko I'm dreaming about amaze so did you dream about me? Wandose umukobwa aravuga araseka aramubwira achawe kikina njewe ngurota se na ntago nakurota. But nyine batangira baraganira ibintu nk'ibyo ngibyo then umuhungu ngo ajye kugenda mu cyumba he came kissed the girl hold it like I'm holding her waist and everything kissed her. Aravuga ati kamera zo kazi zirambonye umuhungu aramubwira don't worry nta muntu uri bubone ko nagusomye don't worry ninde uza kuba umwanya wo kuza kureba ibintu uri gukora saa 8 z'ijoro who have that time. Umukobwa ubwo buramwica ategeza ko supervisor zamubaza araheba ariko aguma baganira. Umuhungu rango yatangiye kujya icyo cyumwe nyine umuhungu yamaze hano mu Rwanda atangiye kuyamugura ama gift every day bringing something new everyday things. Rero umuhungu ajya kugenda yarambwira ati I have to give you some money ngomba kugusigira amafaranga and muri icyo cyumweru niko bakoraga jigijig almost every day. Yeah, umukobwa ngo yagezeho kuko umuhungu yaraje muri seminar yagezeho runo akajya kujya muri seminar akaza akajya hehe akajya kureba demwari umwari akajya kureba umwari
akaza kureba umwari iwa ahantu umwari yabaga mu mwari icyo gihe cyose ntigeze yongera kwitaba Eric ntongeye kujya gute icyo cyumweru bamaze umuhungu yahoraga aza kumureba amuzanira ama gift iwe mu rugo umuhungu akajya ajya muri seminar ko yari yavuze ko aje muri seminar akajya kwirebera umukobwa akagira ngo ni urukundo umuhungu amukunda things like that kwitaba Eric never kwikoza Eric reka arangije umuhungu ngo ajye kwenda namubwira ati rero ngenda mbona ahantu ba ntabwo mbakunda can you please get a new place kubera ko I don't like it here. I don't have the money and everything. Don't worry, amafaranga ngiye kuyaguhereza sari ikintu bintwaye. Ndayaguhereza kandi nzagaruka kureba mu minsi iri imbere vuba cyane. Ndabangarutse. Umukobwa arije avuga okay, whatever. Arije mubara ati wenda amafaranga aza kuma inkombe 500, 600 ibintu nk'ibyo by'inzu anything. Umukobwa agiye kubona umuhungu mbere uko agenda aje kuri lobby agiye gutora ibintu byiwe amusanga ku kazi anamubwira okay, this is the money and his envelope iri mu mufungo. Amafaranga anyerera ku myaka ya 20 mu cyo gihe ubwo mvuga mbwiye inkuru ndi kukubwira imaze igihe niko kwikira byananiye by the way aje aramubwira ati amuzana amafaranga agira mu 8,000 by'idolari umvuga ntabwo yaraswe ibintu bishoboka ntabwo yaraswe umuhungu ashobora guheza amafaranga umunsi cyose umuhungu maze icyumweru kimwe muziranye ntabwo byabagaho ntabwo yaraswe bishoboka ntabwo yaraswe bibaho kuvuga ngo ngiye ngo muhereze ngo 8,000 by'idolari ibyo se bibaho umuhungu Eric wamuhaga 30 yabaga yumva ari gitangaza uvuga ati niwe mugabo atubundi Eric ubundi bamushaka hirya Eric atangira kujya mubaza seshe Eric utakinyitaba what's going on kuki utakinyitaba ufite iki kibazo niki kiri kuba urumva ntuze umwara akavuga ati shaka kamubisukure ati rwose nagize akazi kenshi before ko ntabwo mazigiye ukora hari ni gute nagize akazi kenshi no kumvisha bikakuna mbere ntabwo twavugana mwabana mwende kubira icyuye why kwanza kundi ntajya nshyuha we what's going on nuko mbere ndukora video yo kuri YouTube I don't know yeah arambwira kamubwire ntabwo mbere se ko nta kibazo byaba gufiteho ugize ikibazo ubu umukobwa arambwira ati oya sheri ntago ari icyo nyine umukobwa akomeza mu draga Eric byize ngo aramubaza aramubwira ati okay icara hano tuvugane umukobwa aramukwepa ati nta mwana mfite kuvuga arambwira ati ndaza kuraza kumureba umukobwa akamurebera mu idirishya akakumufungurira bigezeho umunsi umwe Eric aramucunga kwa kundi umukobwa sota agiye mu kazi asanga Eric ahagaze hanze arambwira we have to talk what's going on tumaze imyaka 2 nge nawe dukunda bakunda imyaka 19 20 so what's going on girl what's going on kuki utakimvugisha arambwira rero ngewe mfite undi muhungu twe dukundana sinkigukunda everything ubwo mukobwa niko ari gushaka no kwimukira byari bihuranye nuko rero Eric nawe amaze imisa muharasinga n'ibiki byose atamubwira ati ngiye no kwimuka kandi nta hantu kwimukira ntaho nzakubwira Eric nawe yaravuze ngo uvuze gute imyaka yose tumaze dukundanye ni ibingi bugiye kunkora umukobwa aramuga yes guys wait guys so yeah guys I'm back thank you yes I'm back and so ngiye no kwimuka nta hantu nzimukira ntaho nzakubwira Eric aramuga what do you mean igihe cyose tumaranye ugiye kunyanga because wahuye n'umuhungu ngo usika gukunda umuhungu se wahenye ameze kutaduhe umva umukobwa aranje aravuga ati reka mubwire ati ntabwo bikureba mva n'imbere aramusohora aramwirukana amubwira ati genda ahita agenda bikora no kwa umukobwa abonye inzo ahita yimukira muri kati nziza ariko agikora aho hantu barahavugana n'umuhungu wiwe umukire utaba mu Rwanda atari umunyarwanda witwa Ngabo twamwise Ngabo kwera atagira umuntu nyine uzamenya what's going on yeah barakomeza rero barakunda umukobwa rero bakomeza kundana mu buzima rero bigeraho umunsi umwe nyine umukobwa yavugana akabona atarutse icyo gihe umukobwa akatira Eric ntawe yigeze abibwira uyu muhungu bakundanaga ariko umuhungu aramuhamagara bimubaza aramubwira se kagahungu kawe wagakatiye se ati wakoze neza shiri umukobwa aravuga how do you know that wabibwiye iki ko njye namukatiye urumva umukobwa aravuga yo shiri sorry nta nyine I mean umuhungu aravuga ngo sorry ati sinzi ukuntu abitekereje ntabwo nabizi people with no manners aranga ntabwo nzi ukuntu abitekereje ariko ati nabyishyizemo nyine kwa mukati atamubwira se undi ko ntakubwiye ko umuhungu dukundana how do you know umuhungu aramubwira ati ibyo birekeye watsuwe umukobwa mwiza nk'ubu urumva wabura shiri atari ku kibazo nuko afite nyine shiri wakabwa umukobwa nyine agira ngo nuko akunda umuhungu he cares too much he's trying to get to know him and everything barakomeza barakundana bakundanye umwaka umwe bakundana nyine nk'umwaka umwe umuhungu ngamusiberinga amuha amafaranga umuhungu akava yaba akaza bakamara n'icyumweru ibiki bari hano umuhungu rero
akamuha amafaranga gukora business. Umukobwa ari ku business yose ayikora agahomba, yayikora agahomba, byose byose akoze bigahomba. Urumva noneho umukobwa umunsi umwe nyine ngo umuhungu aramubwira ngo ajye kumusura mu gihugu cy'iwabo. Ubundi aho ngaho niho ruzingiye. Umukobwa aravuga ati nta kibazo ngiye nzaza. Umuhungu aramutegera amuha tike everything. Umuhungu urira indege ajya hehe mu cyo gihugu umuhungu yabagamo. Akigezemo nyine aragendera amwerekana mu bashuti biwe everywhere, amwereka abantu bose. Urumva amwereka nyine abashuti be ibintu byose bisa bimwereka. Nyine akaba ari aho ngaho mu nzu, umuhungu akajya mu kazi akagaruka kamusanga, bakasohoka bakajya he urumva akamuha amafaranga akagenda akamushopingira everything. Ukwezi rero ngo amaze yakimaze ngabaye nk'umwana w'umubakire. Urumva ameze gutya paki. Erika ariko kimwandikira mugasheni byagenze guteye wabaye tukiyunga kubera iki wankora bino bintu. Umugabo akavuga ati ariko kano ngo ngenda kakorya atingiye urabona ngiri kuri refa yuko yakano gacucu. Atari ku kintu cyose gitangaje. Umukobwa ikintu cyose yakoraga uyu muhungu arakimenyaga, kandi umukobwa atigeze agira ute atize abibwira umuhungu. Iyo avuganaga na Erika cyangwa n'undi muhungu wese akagerageza kumuvugisha, umuhungu arabimenyaga. Ari nyine agenda icyo gihugu akibana mu kwezi, kimaze mu kwezi umuhungu aramutegera tike aragaruka. Ati Debi nageze ku kigo cy'indege ntangira gukora iki kwitsamura. Nditsamura kwitsamura kundi witsamura amarira kava ikimni everything. Umva ibintu byose bikicanga mu mubiri. Ati nyina avuye ku kigo cy'indege tugeze hagati mu taxi mena ntwara arambwira sister umeze neza. Arambwira yego meze neza. Ati wasanga ari amareji n'ibiki byose nari maze iminsi ntaba mu Rwanda, wasanga ari ikirere. sorry wasanga ari ikirere niyo mpamvu meze gutya. Ambwira tujye kwa muganga, twageze kwa muganga bamuheza ngo tunini twareje ngo umukobwa kutumo yarayi tsamura ku byo wagezeho hano mu gatuza. Urumva nawe guhora witsamura umutwe urakurya mu gatuza ukumva neza agiye guturika. Noneho aryamye atangiye kujya rota dese mugabo. Urumva ngo yaryama ninjoro akarota ngabo amuri kumuniga, akarota ngabo ngo ari kumutera ku ibyuma. Nyine umva umukobwa arahamuka. Noneho yakandikira ngabo ntamusubize. Nyuma yacu y'iminsi mike aza kubona ko ngabo yamubrotse. Urumva amafaranga ngabo yamuhaye rero umukobwa atangira kugira ute kuyivuzamo. Umukobwa yivuzamo hano yivuza hehe rivuza. Ati naritsa ati ngenda ari umuntu witsamura bigezeho kwa muganga bakajya bandika imiti sinziza kugira ngo ndeke kwitsamura. Bakampa ibinini kugira nirwe sinziriye kubera ko naritsamuraga neza ubwonko umutwe nkumvugiye gusandara. Nyine umukobwa aritsamura ati naritsamuraga. Urumva cyego indwara yo ko kwitsamura abantu bose most especially people who have sinuses mana arigenye muri ko kwitsamura umva agiye gupfa. Ngaho baze kwitsamura utarwaye na sinuses very bad yeah. Ubwo ati ndarwaye kwitsamura ndarwara. Ati sinari umukobwa mwiza usa neza uhora ufite inzara z'umutuku utukura makeup everything. Ntangira kurwara ikintu cyitwa uhinda umushyitsi. Mpinda umushyitsi. Ati njya mu bitari Kanombe mbayo. Abantu bamuzi mu bitari Kanombe muze kutubwira. Ati njya mu bitari Kanombe mbayo. Nakaruka gato nkitsamura ngatigita umutigito wanda waye kera 2008 iwacu cyangugo. Ati tuga imama wakabuzi ndura mama wakanya kasenga gati mana y'umwana banje baye kigenze gute. Umva amafaranga so ampunga yamuhaye vuzamo wapi. Umunsi umwe rero ngo papa w'uyu mwana w'umukobwa yari umurokore, ariko mama uyu mukobwa nyine atari umurokore aramubwira ati sasa ati ngiye bino ndabona bitari gusa ndabona ibintu biri spiritual. What do you mean? Ko uyu mwana wanjye yavuye hano mu Rwanda ameze neza ajya muri kino gihugu kitari ishyashya akivuye maragaruka. Akigera ku kigo cy'indege umunsi yagarutse atangira kwitsamura. Tukaba tumaze hafi umwaka mu bitaro. Ni gutu uwo muhungu urundi uwo muhungu watumye witsamura gutya ari hehe? Ati yarambrotse. Yarakubrotse bro. Icyo umwana afite 23 cyangwa 23 icyo giye kurumva babanye no mu afite 21 kuza 22 yose 23 ya tugera cyo. Aje namubwira rero nta kintu tugomba kujya mu gusenga. Umukobwa aravuga ati ntabwo ibintu biri spirituel ahubwo wasanga afite ikintu ngwaye. Umukobwa baramubwira ati rero ugomba kujya kwivuza hehe mu Buhinde. Papa ata amafaranga kujya mu Buhinde nge nakura hehe. Nyina ariruka hana uko ngo bavuze ko ngo ashaka afite kanseri ngo yibihaye kajya ubwo umuntu rwe bihaye ari witsamura cyangwa ngo mekabira munani no kwitsamura.
arangije ngo agiye kugenda papa nyine amuga ngo kazaye bazajya gusenga mama yarabyanga papa wanga ati wa mugore waze tukujyana umwana gusenga ko nta kintu bitwaye kujya gusenga ukareka umwana wacu tukamufuza ko ariho bya umwana mama aravuga ati never ibyo njye by'abarokore byaguseje njye simbikunda I don't like papa aravuga ati sawa ati rero atari abantu bajya baza gusenga mu bitaro i Kanombe nyine bajya baza gusengera abantu ubwo bandi baje gusenga bahagize ati umupapa umwe araza arinjira babanje guca ku cyumba cye ntibanakinjira nuko ko mama we ni umunyamahane ntashaka abarokore ntashaka iki umupapa umwe araforsa ati nyine ndashaka kwinjira araforsa akimureba yinjiyemo umugabo ararira umugabo waje gusenga ararira naramubwira ati mwana wanjye wabaye iki ariko nibagiwe iyo gihe cyose arwaye Eric yazaga kumusura numva Eric yazaga kumusura akaza kumusura ndababwira ikintu cyatumye rero Eric ari amurika impamvu ukoga nyandikira ndaje nyibabwira ya arambwira ati ndebera ukuntu bakugize kubera gukunda amafaranga urabona ikintu amafaranga ukoreye uri kukibona urabona ukuntu abantu bakwishe babirirwa bakinira ku buzima bwawe kugira ngo n'amafaranga menshi ukeka ko ayo baguherezaga rwari urukundo kumbi ayo baguherezaga ni nk'agatonyaga mu nyanja ayo wabaherezaga ariko ati what do you mean ati impamvu rwaye gutyo ushaka gupfa ni ukubera ko spirit yawe nta kimaze wamaze kwangirika bamaze kukwangiza spirit yawe nta kimaze niyo mpamvu ugomba gupfa niyo mpamvu bazaguteza ino ndwara bakupfuye mama wakidenga ati mwe muri n'abasazi ati kwitsamura he bihurira n'amafaranga arambwira ati umwana wawe yakuye n'umuntu wa atabimubwiye ngo utenyenze gushyira umugabo nyine yahuye n'umugabo mwahuriye ahantu ukora muhura ari ninjoro uwo mugabo ni umugabo w'ijoro nta n'ukuntu umugabo ashobora kuba atanabaho kuko aravuga ati kubeshya kubabaho aje avuga ati sawa iyo ugomba gukora no gusenga gusa naho wakirwana mu bitaro bakujyana mu buhinde bakwandikiye you will not get better uzapfa mama umwana rero aravuga ati reka umwana wanjye ntabwo yapfa wa mugabo aramubwira ati tugomba gusenga rero uwo mugabo ngo atangiza na Eric yabaga araho Eric ni bwa mbere yumvise ko ibyo bintu nyine yumvaga ko umukobwa yagiye akagenda muri icyo gihugu icyo gihe nabimenye uwo muhanuzi gabivuga ko Eric yari ahari umva umukobwa batangiye kumusengera gutyo baramusengera bagira baramucyura mu rugo atangiye gukira yitsamura gakeya atakitsamura cyane baramusengera arambwira ati umunsi byamvuyemo ibyo bintu umunsi byamuvuyemo ati nari ndyama ngo ngiye kubona umuntu w'amutipe ngabaraje ubundi mbere bavuganaga mu Kiswahili bavuganaga mu Kiswahili ariko arambwira ati umunsi kangwa bamubwira mu Kinyarwanda avuga mu Kinyarwanda arambwira ati umva nkubwire ati sureba ko ngutorotse ati ntureba ko ntorotse ariko nubwo ntorotse ntuzigera wishima mu buzima bwawe ntuzigera ubona ibyishimo mu buzima bwawe ati umukobwa yagiye kora ngabona ngo ni nkahamwegutseho nyine ngabona nkamuvuye aryamye niko mukobwa nyiriki gabonye nkahamwegutse amaze kumweguka ngo ahita agenda umukobwa mu kubyuka yabyusa atakitsamura abyuka ameze neza abyuka kuko ngo icyo gihe asinziriye ko ndimo guhamaga imiti abantu bari kumusengera iruhande rwiwe abyusa asaga abantu bose baracyari gusenga arangije niho yarose ibyo bintu maze kubirota arabyuka aba muzima kuva uwo munsi icyo gihe aramaze hafi umwaka n'igice aba mu bitaro i Kanombe avamo amara igihe mu rugo nabwo bamusengera bigeraho arakira adebi byarangiye n'uko w'inzobe navuye mu ndi gikarabwo yakiza asa nanjye ko sabago bikara twararuke ati nakiza asa nawe debi urumva nakize ndi na babaye ati navuye mu narabaye gikara mfite ibiro nka 30 meze nk'umwana ku buryo utu tugufatwa ko twagaragaraga nari meze nabi pe maze kuvamo ndakira maze gukira nyine ntangira kubaho ntangira rero kujya saba Eric imbabazi Eric arambwira ati ngewe nta kibazo ngiye gukoraho ndakubabare nta kibazo Eric aramwondora maze kumwondora Eric rero batangira kujya baryamana every day umukobwa aza kubona kandi kazi yarakora ubuzima buragaruka bombi na Eric nyine bagiye utebara kungu gukomeza bakundana batangira kujya bakaryamana uyu munsi ejo umukobwa akabara twisirika akamubwira ati rero ntabwo turiyubaka neza iyo ndayikuremo urumva akamubwira ati yikuremo ntabwo bivuze yikuremo kubera ati yikuremo turabona turakiyubaka tuzaba dushakana atirika dutegereze turacyari bato tuzaba dushaka bagakomeza umukobwa twita ati yikuremo ati ngiye gutyo ndebana uwo mukobwa yaramubwira ati ndebe nakwiye inda nk'eshatu
ati noneho bigeraho umwaka ushize rero njye na Eric turavuga ati ndamubwira ati noneho aho bigeze ntabwo ndawe nzongera gukuramo nuntera inda tuzabana. Eric aravuga ati cyose ari ikibazo kirimo. No problem my friend, no problem. Eric nawe yiga strategy yo kujya ugira ute outside. Umukobwa akoma muri ubwo ati Debbie noneho umwaka utangira rero arambwira ati ngenda ndashaka ko Eric arambwira ati ngenda ndashaka gushaka umugore ati kandi umugore wanjye ni wowe, ni wowe muntu twanyuranye mu bintu byinshi, niwo nzashaka. Umukobwa yishyira haravuga ati Yesu bagiye kunshaka, Imana ishimwe ko mbonye umugabo wanjye Eric, nubwo namubaje nubwo yarenze gute, Imana ishimwe ko mungaruriye. Ya bakomeza gutyo. Ejo bundi rero umukobwa aranyandikira iyi nkuru nyine yanyandikiye ati yagiye kubona Eric aramuhamagara amubwira ati ngwino usange mu rugo. Aragenda ngo yambaye neza cyane ngaze ngo bagiye kumupropose. Agezeyo Eric aramwicaza aramubwira ati kuje wambaye neza cyane wabaye iki? Aramubwira ati ntacyo nuko numvaga ashaka kwambara neza. Amwicara tuganire ngiye nawe. Baricara baraganira. Aramubwira ati rero nakubeshye kuko babara byarananiye. Kuko babara byarananiye sinkigukunda. Nabitekerejeho ntekereza ko nshaka kubana n'umukobwa umeze nkawe birananira. Ufite imico mibi, wanciye inyuma igihe kinini, urumva uranyanga ngo ukubonye umuhungu w'umukire. Ejo bundi rero nabitekereje ndavuga ati se mbwiza ukuri ndamutse mvuze ngo ngiye kubana nawe ejo bundi ukabona undi muhungu w'umukire ukabyara umukobwa mwiza najya he? Ubona ko tuye byararangiye ndetse ntabwo wikuna ari impfuye. Umukobwa aramubwira ngo baramubwira ati oya ntabwo ngiye nabishobora pe, sinabishobora ubwiza ukuri sinabishobora. Kuko agira ngo ni brage. Arataha. Ageze mu rugo asanga ngabo yamubrosa hose everywhere yababrose. Abashuti bangabo bari baziranye aho ngabo baravuga ati mu broke no ba Eric wone Eric ntabwo ari ngabo suri kubivanga. Eric aramubwira ati mu broke baramubroka. Urumva umukobwa atangira gusara noneho yagiye gushaka Eric ku kazi. Akamubwira ati genda turaza kuguhamagara hangane. Ubwo avuga ati mbabarira sinabona gufite rerere akarira. Ejo bundi naragiye kubona umuntu umwe baziranye nyine kuri Eric. Umukobwa aramuhamagara ngo ese urabizi ko Eric afite ubukwe mu kwa mbere 2026. Umukobwa aravuga ati uvuze Eric afite ubukwe 2026. Umukobwa yanyandikira ngo Debbie umukobwa wagiye gushakana ni umukobwa tuziranye neza, yari inshuti yanjye ariko akaba ari umwana witondaga. Urumva yangira inama kenshi ambwira ngo nyine Eric ngo abona ngo Eric atankunda, ambwira ngo Eric ngo ntaga nkunda ntaga kigukunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkamwe ati Eric arankunda yarambabariye things like that. Umukobwa yanje nkamwe ati bagiye kubana na kanaka nagira ngo bimenye. Nahise nambara nk'umusazi njya kwa mukobwa ngezo nsanga Eric arahari. Nzana amahane mvuga nabi mbwe uri umuhemu uri umugome. Aramubwira ati Eric aramubwira ati sheri please umwari mwiza nakundaga ni wowe wabitangiye, ni wowe wambabaje, genda utuze ubyakire, wenda uzabona n'umusore utakuzi akumubane nta kibazo umufite. Atari ko ngewe rwose kubana nawe I can never manage. Oh my goodness guys, that was the story. Umwari yakungisha inama mu Debbie nkora iki ko numva ngiye gusara. Guys, that was the story. Umeze mu gihe undi mwana inama sinzi icyo muri mu mubwire. Actually sinzi n'inama mwamugira. Anyway, Imana mwijuru niza ikiza abantu bakomere. By the way, people with bad manners, my neighbors, bad manners. Yeah, so that's the thing. That was the story time. Please don't forget to subscribe, to share to your friend, tell a friend to come here and listen to this story. And don't forget to gukoresha go fast mu gihe uzanye muziko kumva Dubai no mu Bushinwa ugera i Kigali. So bye bye.